Yesu nashimwe cyane, Imana ibahe umugisha, Umwami Yesu abagiye neza. Turashimana ko yongeye kuduha umugoroba mwiza, turashimana ko yongeye kuduha umwanya mwiza w'isaha gitangaza. Umwami Yesu abahe umugisha, Umwami Yesu abakomeze, Imana ibagiye neza aho muri hose. Ni iby'agaciro ko dufata umwanya wacu n'igihe cyacu mu izina rya Yesu. Turi imbere y'Imana dusenga twumva ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Rero Imana ibakomeze kandi Imana ibagiye neza mu izina rya Yesu Kristo. Tuyegereza abantu bose tugiye kubana nabo, tubuze kubana nabo muri no saa gitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ni isaha y'umugisha ku buzima bwacu, ku buzima bwanyu, mu miryango yanyu, mu bavandimwe banyu, ndetse mu ngo zanyu, ndetse no mu bana mu izina rya Yesu Kristo. Ha muri bizinesi, mu mirimo mukora igihe itandukanye. Rero ni isaha itangaza, ni isaha y'umugisha, ni isaha ikomeye cyane. Imana ibagiye neza tubana, Imana ibagiye neza mu izina rya Yesu kandi ibakomeze. Rero ni umugisha, ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi z'Imana ko hari benshi bapfuye, hari benshi batameze neza, hari benshi muri kano kanya ubuzima bwabo bwanze, ariko we kuba ugihumeka uri muzima ni byiza cyane. Ariko nta nubwo twishimiye yuko ari abapfuye cyangwa se abarwaye, ahubwo twe turashimana ko yabidukoreye ikaturinda, tukaba tugihumeka tutabihisemo, ntacyo twatanze, nta n'icyo twakoze atari ubwenge bwacu cyangwa se ubumenyi bwacu cyangwa se ubuhanga bwacu, ahubwo kubera umugambi w'Imana ku buzima bwacu, ku buzima bwanyu. Rero reka dusenge isengesho, niturangiza dufate umwanya twige ijambo ry'Imana, umwanya mutoya twongeye dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibakomeze. Data mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu uhabwe icyubahiro. Uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Data uri Imana ikomeye, uri Imana nzima, Kristo Yesu Jehova. Umwami turagushimira imirimo ikomeye ihambaye Data wakoze ku buzima bwacu, mu miryango, mu nshuti, mu bavandimwe, Data mu gihugu cyacu ndetse mu isi yose n'umubumbe w'isi turiho. Habwa icyubahiro Uwiteka Mana ya Abraham, habwa icyubahiro Uwiteka Mana Isaka, Data himbazwa Uwiteka Mana Isere. Data ushimwe Yesu, usingizwe Kristo, uhabwe icyo Kristo. Data uri Imana ivuga bikaba, Mwami Yesu wategeka bigakomera. Data izina rye Kristo Yesu rihabwe ikuzo. Uri mwiza Yesu, ugira neza, uzi ubuntu. Umwami nkweretse uyu mwanya w'isa gitangaza, turakira imbaraga z'Imana, turakira ubwiza bw'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Data ineza y'Imana itubeho, Data imbabazi z'Imana zitubeho, Data ubuntu bw'Imana butubeho, Data bugende buri wese mu izina rya Yesu. Ari urwaye umukize, ari uwihebye musubize ibyiringiro, abacitse intege ubahe imbaraga, abananiwe ubakomeze. Data Uwiteka Mana nzima, igitare cy'amahanga, kuri Imana y'ibyiringiro bizima, uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Habwa ikuzo Uwiteka, habwa icyubahiro Uwiteka Mana nzima. Data kuri Imana isumba byose, kandi kuko uri Imana nzima, kandi kuko wuzuye ubuntu. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mwami ushimwe, Data uhimbazwe, Data usingizwe, Data wubahwe. Izina rya Yesu Kristo, kuri Imana nzima, Data ugitangaza, turagushimiye. Nkweretse uyu mugoroba, ukomeze umuntu wese tugiye kubana nawe, Data ukurusheho ko bitangaza ndetse ibimenyetso mu buzima bwabo, n'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Data dusenze, tubyatuye, tubishimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye Yesu kandi tuguhaye icyubahiro. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagiye neza, Imana ibakomeze. Ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ni iby'agaciro, ni umugisha udasanzwe mu izina rya Yesu kuba twongeye kugira isaha gitangaza, isaha idasanzwe mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku topic ivuga ngo we kwibagirwa imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, hari ibyo Imana yakoze mu muryango wawe, hari ibyo Imana yagukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Tugira ngo twibukiranye muri iyi saha gitangaza, kugira ngo byongere kumotiva, byongere gutera imbaraga,
byongeye gukomeza, byongeye gusubizamo intege mu izina rya Yesu, muri iyi saha igitangaza mu izina rya Yesu Kristo, ko ni isaha y'umugisha mu izina rya Yesu. Kandi ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye, mu buzima bwawe, mu buzima bwacu, bavandimwe, mu nshuti, mu gihugu cyacu, aho uzi hose hari icyo Imana yakoze. Ibyo uzi Imana yakoze ni ukugira ngo dusubizemo imbaraga, turusheho kwibuka imirimo y'Imana ndetse n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Birusheho guhumuriza, birusheho gukomeza, birusheho kujya neza. Ndashaka kuvuga ku bintu bibiri bishobora gutuma umuntu yibagirwa imirimo y'Imana Imana yakoze ku buzima bwe. Hari ikintu cyitwa ibisubizo, cyangwa se kuba mu buzima burimo byose warabanje kuba mu buzima bubi, cyangwa se mu buzima utishimiye, cyangwa se mu buzima ugira ibyo ukenera ntubibone, ariko nyuma ukaza kubona bya bindi washakaga. Yesu ashimwe cyane. Wenda nk'urugero, ushobora kuba mu buzima udakundwa, hanyuma watangira gukundwa bikagutera ubwibone, cyangwa se wabayeho nta mafaranga ufite, wamara kubona amafaranga bigatuma wibagirwa Imana yagukuye mu bukene, yagukuye mu butindi, yagukuye ahantu ntacyo wari ufite, ikaguhereza ubwenge, ikaguha ubuhanga, ikaguha ubumenyi bwo kuronka no gushakisha, bikaguhira. Imana ikaguha umugisha ugatera imbere, kuko ibyo byose nuvuga ngo ubuzima bwiza, cyangwa se ubuzima burimo ibyo ushaka, kuko nemera ko ubuzima bwiza ari ubuzima burimo Kristo, ni ubuzima burimo Imana, ni ubuzima uba ufite ubuzima bwuzuye butarimo indwara, kandi burimo Kristo. Niyo bwaba ufite ibibazo, ariko burimo Kristo, kuko Imana ariyo mbaraga zacu ndetse n'ibyiringiro byacu. Ariko hano ndashaka kuvuga kuri ibyo bintu bibiri, ibintu bishobora gutuma umuntu ashobora kuva ku Mana, cyangwa se ashobora kwibagirwa imirimo y'Imana agahinduka undi muntu, akibagirwa ibyo Imana yakoze mu buzima bwe agahinduka ikindi kindi, akibagirwa ibyo Imana yamukoreye akaba undi muntu, akibagirwa ibyo Imana yamukoreye akiyemera ku bandi, akirata ku bandi, akumva ari igitangaza, akumva ari umunyabwenge, akumva ari umuhanga. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo haleluya, Yesu ashimwe cyane, ngo avume umuntu wirata imbaraga ze, cyangwa se ubwenge bwe, cyangwa se ubuhanga bwe, cyangwa se ubushobozi bwe, cyangwa se umuntu wirata imbaraga z'undi muntu uwo ari wese, ahubwo abiringiye Uwiteka Imana niwe wakomezwa mu izina rya Yesu. Reka ye ngaruke kuri bino bintu bibiri bishobora gutuma ubuzima bwawe, cyangwa se ubuzima bwacu, cyangwa se ubuzima bw'abizera, cyangwa se ubuzima bw'ikiremwa muntu bushobora kuva ku Mana, kandi mu by'ukuri hari ibyiza Imana yakoze mu buzima bw'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma umuntu ava ku Mana ni ubuzima bubi. Yesu ashimwe cyane. Kuba Imana yaguhaye umugisha mu gihe runaka ikakugira neza, ariko ugasa nkaho usubira inyuma, bigasa nkaho ubuzima bwawe buhindutsemo, warangiza nabwo bigatuma wibagirwa Imana, ugatangira gukora ibidakwiriye, ukareka gukiranuka, ukareka kwera, ukareka kugenda mu nzira z'Imana, cyangwa se mu bushake bw'Imana, cyangwa se mu mikorere y'Imana, bigatuma ubuzima bwawe bucura umwijima, cyangwa se ubuzima bwawe rimwe na rimwe ushobora kugwa mu cyaha ukarimbuka, cyangwa se ukabura ubugingo, kandi mu by'ukuri hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ubuzima buri ibyo dukeneye byose, hari igihe bwibagirwa Imana. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Niko ikiremwa muntu kiremetse ku buryo kibagirwa ahahise, kigatwarwa naho no munsi, kikibagirwa yuko hari Imana yagikuye. Yesu ashimwe cyane. Turaza gusoma ijambo ry'Imana, twumve amagambo Imana yabwiye Isirayeli guca mu mugaragu wayo Mose, irimo kubwira abise ngo ntibazibagirwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ibitangaza Imana yakoze muri wowe, hari ibitangaza Imana yagukoreye, hari indwara Imana yakije mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Hari ibitangaza n'ibimenyetso Imana yakoze muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe kimwe, haleluya, nawe wibutse udukurikiranye, cyangwa se uwo turi buze kubana, wibutse neza hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, hari ibyo Imana yakugiye neza, hari ibyo Imana yakoze muri famiye, hari ibyo Imana yakoze mu bana bawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nibyo Imana ishaka yuko ukomeza kubanayo, ntiwibagirwe Imana, ibitume uva ku Mana, ibitume uta Imana, ibitume ureka Imana. Yesu ashimwe cyane. Nimba
niba hari ikintu kibabaza Imana, ni igihe Imana iba yaraguhaye umugisha, Imana ikakugira neza, wangiza ukibagirwa Imana. Mise nibuka ijambo ry'Imana aho Dawidi yaryamanye n'umugore w'abandi, yagize akica umugabo w'abandi, bikabaza Imana ikamubwira ngo Dawidi, naguhaye igihugu cyose, abakobwa ari mu gihugu cyose n'abawe, wari kugenda ugafatamo abo ushaka ukabarongora, ariko nujye kwica umugore, ujye no kwica umugabo w'umugore w'abandi kugira ngo utware umugore w'abandi. Yesu ashimwe cyane. Bibabaza Imana, bikurura umuvumo mu buzima bwa Dawidi, bizana icyaha cya karande, bizana ikintu kibi cyane, bizana ubwami bwa Dawidi gusa nkaho buzamo guhungabana, kuko byagize ingaruka ku bwami bwe. Dawidi yibagiwe aho Imana yamukuye, Dawidi aba umwami, yibagirwa ko Imana yamurinze amaboko ya Sawuli yamuhigaga. Dawidi arangije ajya kwica umugabo w'abandi witwa Uriya, batanganya imbaraga, yari umwe mu ofisiye b'ingabo ziwe, ariko Dawidi yifuza umugore we. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Dawidi akoresha ububasha afite, Dawidi akoresha imbaraga afite, Dawidi akoresha ubushobozi afite, Dawidi akoresha icyubahiro afite, Dawidi akoresha umwanya, intebe y'ubwami ariho, arangije atwara umugore w'abandi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bibabaza Imana ko Dawidi yibagiwe Imana yamukuye, haleluya. Bibabaza Imana kuko Dawidi yibagiwe ibyo Imana yakoze mu buzima bwe. Byababaje Imana kuko Dawidi yibagiwe ko Imana yamukuye mu ishyamba, yamukuye inyuma y'ihene, yamukuye inyuma y'intama, yamukuye iyo ngiyo yirirwa ahebeba nk'intama, ahebeba nk'ihene, atamatama nk'intama. Dawidi ntacyo ari cyo, nta byiringiro afite byo kuzaba umwami. Imana irangije iramwimika, imusukaho amavuta ikoresheje Samweli, ariko Dawidi aribagirwa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ntihakagire ikintu gituma wibagirwa iby'Imana yavuze, iby'Imana yasezanije mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ntihakagire ikintu gituma wibagirwa iby'Imana yakoze muri wowe ngo bitume uva mu masezerano, bitume uva mu rugendo uri kumwe n'Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Niwe kwibagirwa, ntukibagirwe iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Hari imirimo ikomeye kandi yambaye itangaje Imana yakoze muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa kabiri, duhere ku murongo waho, Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 8, duhere ku murongo wa 5. Murongo wa 5 haravuga ngo, emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha igihano nk'uko umuntu ahana umwana we. Ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ugende mu nzira ikuyoboye, uyubahe, kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ahangaha Imana irimo kubwira abisirayeli ngo emeza imitima yanyu ko mugomba kubaha Imana no kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane. Emeza umutima wawe, haleluya, yuko ugomba gutoza umutima wawe kubaha Imana, kugenda mu mategeko y'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Emera kwitondera amategeko y'Imana, kugenda mu nzira z'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza. Aya ni amagambo Imana yabwiraga Abisirayeli. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ni amagambo Imana yaganirizaga Abisirayeli ngo kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza, haleluya. Reka nkubwire, aho Imana ikujyana ni heza cyane. Yesu ashimwe cyane. Kandi aho Imana igutwara ni heza cyane kuruta uko watekereza. Aho Imana ikuganisha nubwo amaso atahareba ni heza cyane, haleluya. Nkunda ijambo ry'Imana rivuga neza mu Baheburayo 11, aho avuga ngo intwari zo kwizera no kwizera icyo ari cyo. Hakavuga ngo Aburahamu yahagurutse muri Uri y'Abakaludaya, ngo arangije ajya i Kanani, ngo agenda atazi iyo ajya, ariko umutima we yizeye Imana, yiringira Imana, yumvira Imana, abana n'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ngo kuko Uwiteka Imana yawe kujyana mu gihugu cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire, bitembera bidudubiriza mu bikombe no ku misozi. Ni igihugu cy'amata, ni igihugu
cy'ingano na seyire, n'imizabibu n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga, ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki, ni igihugu uzariramo ibyo kurya nibure ntuzagire icyo ukeneramo, ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeka uyu munsi, numara kurya ugahaga. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hano Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hano Imana yarimo kubwira Abisirayeli aho ibatwara yuko ari igihugu cyiza batazaburiramo ibyo kurya, kirimo ibinyobwa, kirimo imbuto, kirimo amabuye, kirimo imiringa, kirimo buri kintu cyose bazakena mu buzima bwabo. Ndetse Imana yababwira ngo ni igihugu ngo batazigera basonzeramo kandi batazigira baburamo ibyo kurya. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hano Imana ibabwira igihugu bagiyemo yuko ari igihugu cy'umugisha. Ni amagambo Imana yabwiraga ubwoko bwa. Yesu ashimwe cyane. Kimwe nk'amagambo Imana yakubwiye mu buzima bwawe, hari ibyo Imana yavuze muri wowe Imana izakora ejo hazaza, Imana izakora nyuma y'ubuzima urimo, Imana izakora mu rubyano rwawe, Imana izakora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Hari byinshi Imana yagusezanije, yewe n'ubu ijambo ry'Imana hari ibyo bikubwira ko Imana izakugira neza, Imana izakurinda, Imana izaguha umugisha, Imana izagukomeza, Imana izakomeza intambwe zawe, Imana izakurinda amakuba n'ibyago, Imana izakurinda intambara, Imana izarinda urugo rwawe, izarinda bizinesi zawe, Imana izagira neza ejo hazaza h'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Imana abwira ngo muzarya muhage, muzabyibuha, muzaberwa neza, ubuzima buzahinduka, ntabwo muzongera kwibuka ubutayu, nta nubwo muzabugarukamo. Yesu ashimwe cyane. Imana irimo kubahamiriza, irimo kubabwira, irimo kubasezeranya, irimo kubabwira ibintu byose bazabona nabyo mu buzima bazabamo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Dutangira ndababwira ngo ibintu bibiri bituma umuntu ashobora kwibagirwa ibyo Imana yakoze cyangwa se imirimo y'Imana mu buzima bwe, ni igihe ubuzima bw'umuntu bwamaze guhaga cyangwa se bwamaze kunyurwa n'ibyo arimo byiza, yamaze kumva umutima we uguwe neza, yadamaraye. Ahangaha Imana abwira ngo nimumara kurya mugahaga nimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu. Yesu ashimwe cyane, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Umurongo wa 11, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera. Yesu ashimwe cyane. Guhera ku murongo wa 10 haravuga ngo uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi ya n'ifeza zawe n'izabu zawe n'ibyo ufite bikaba bigwiriye. Uzirinde umutima wawe we kwishira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Uzirinde ntuzibagirwe. Yesu ashimwe, haleluya. Ibyo Uwiteka Imana yakoze mu buzima bwawe, yuko Uwiteka Imana ari Imana yagukuye mu bukene, ari Imana yagukuye mu butindi, ari Imana yakwigishije amashuri kandi utari wari mu buzima bwawe nta byinyo bafite byo kuziga. Wirinde ntuzibagirwe imirimo y'Imana mu buzima bwawe, aho Imana yagukuye. Wari uzi cyangwa se watekerezaga yuko utazubaka, utazashaka, utazarongorwa, utazarongora, utazabyara, ariko uno munsi bimeze neza. Wirinde ntuzibagirwe, numara kurya ugahaga ukubaka amazu, abana bakagwira, amatungo akagwira, imirimo ikera, ugahunika, ukarya ugahaga, ukabyibuha, ugahita ngo n'ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye. Uzirinde. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Uzirinde. Murongo wa 15, ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu,
bunini buteye ubwoba burimo inzoka n'ubusagwe butwika na sikoropiyo n'ubutaka bugwengereye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira manu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze ibone uko izakugira neza iherezo ryawe. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byamesheje ubutunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronyesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro n'abasekuruza banyu nk'uko irikomeza muri iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwoko bw'Imana, wikwibagirwa mu izina ry'Yesu. Turi hano kugira ngo twibukiranye, turi hano kugira ngo niyibutse, ni hano kugira ngo nkwibutse mu izina ry'Yesu. Twibuka Imana yagukuye, ibuka Imana yakuye ubugingo bwawe. Ese wasubiye inyuma? Ibuka Imana yakuye ubugingo bwawe, ibuka ibyo Imana yakoze muri wowe. Nta byiringiro bafite byo kubaho, nta byiringiro bafite byo gukira indwara, nta byiringiro bafite byo guhindurirwa amateka, nta byiringiro bafite byo kurangiza primaire warayirangije, nta byiringiro bafite byo kurangiza secondaire warayirangije, nta byiringiro byo kurangiza kaminuza warayirangije, nta byiringiro bafite byo kwambara ariko warambaye uragraduatinze. Uno munsi ufite masters, ufite lisanse, uno munsi ufite doctora, ufite iki? Uno munsi utuye ahantu utagombye gutura ukiri muto, cyangwa se ari igihe kimwe nta nzozi wari ufite zo kuba icyo uri cyo uno munsi. Haleluya. Ibuka Imana yagukuye. Yesu ashimwe cyane. Ibuka Imana yagukuye, wongeye gukomera ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe, hari Imana yakuye ubugingo bwawe. Yesu ashimwe cyane. Cyagiye wari upfuye, Imana yakurengeye, Imana yagukijije, Imana yagutabaye, Imana yakubohoye, Imana iri amateka y'ubuzima bwawe, Imana iri sitati y'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. No munsi nawe ufite ibigwi, no munsi nawe ufite amateka, no munsi nawe ufite ibyo uvuga, uravuga ukumvikana, ariko hari igihe kimwe wavugaga ntiwumvikane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari igihe kimwe wasekaga abantu bishimiye kuseka, hari igihe kimwe nta byiringiro ufite by'uko hari ubuzima bwiza ushaka kuzabamo, ariko Imana irabikora mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugirira neza, Imana iguha imbaraga zikuronyesha ibyo ufite uyu munsi. Haleluya. Rero nawe mu izina rya Yesu Kristo, nicyo gihe mu izina rya Yesu Kristo umutima wawe cyangwa se ubugingo bwawe bwongere kuramya Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umutima wawe wibuka Imana yagukuye, wibuka ibyo Imana yagukoreye, wibuka imirimo myiza y'Imana mu izina rya Yesu Kristo, bituma ukomera mu Mana. Yesu ashimwe cyane. Reka umugisha Imana yaguhaye utume uhimbaza Imana, reka umugisha Imana yaguhaye utume ukomera ku Mana, reka umugisha Imana yaguhaye utume urushaho guhimbaza Imana, reka umugisha Imana yaguhaye utume urushaho kuzamura amaboko yawe, uvuge ngo Yesu wabwe icyubahiro, nabaye icyo nagombaga kuba cyo. Ndi umubyeyi kandi hari igihe kimwe nta byinyo byanyu nari mfite, uno munsi ndi umugabo, ndi umugore, mfite imodoka, mfite inzu, narize, ibintu bimeze neza, ariko hari igihe kimwe nabonaga nta nzira, nta marembo, ariko Uwiteka warabikoze. Uhabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Uzamura amaboko yawe ureze Imana icyubahiro, bitume ugaruka ku rufatiro rw'Imana, wongere guhimbaza Imana ku byo Imana yakoze ku buzima bwa. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu kimwe umwanzi akora mu buzima bw'abizera, yibagiza abana b'Imana ibyo Imana yakoze, yarangiza akabereka ibyo badafite, bigatuma bava ku Mana. Rero Satani yo kugushuka akwereka ibyo udafite ngo akwibagize ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Ibyo Imana yakoze nibyo bikomeye cyane kuruta ibyo Imana itarakora. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo itarakora izakora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka mvuge ku cya kabiri gituma umuntu ashobora gutuma ati Imana cyangwa se areka Imana kandi Imana yamugiye neza. Ni ibibazo, intambara, kwangwa, gusuzurwa, ubukene, inzara, intambara n'ibindi byose, guhagurukirwa n'inshuti, imiryango, abavandimwe.
ibyo nabyo bishobora gutuma umuntu apfa ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Ibibazo bishobora gutuma umuntu ata Imana, ariko kandi twibuke ko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo haleluya, amakuba n'ibyago nuvuga ngo ibigeragezo bizana kwihangana kukazana kunesha kukazana ubuhamya. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nuvuga ngo ibigeragezo bizana, nuvuga ngo Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nuvuga ngo ahantu ari ukwizera harageragezwa, ahantu ari ukwizera haba intambara, haba ibibazo, haba amakuba. Ahantu ari ukumenya Kristo umwanzi arahatera, kandi ibyo byose bizana kwihangana. Yesu ashimwe cyane. Kandi kwihangana ukazana kunesha. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyo wanesheje bituma haba ubuhamya bukwiriye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve amagambo Aguri yavuze mu Migani 30. Imigani 30 duhe ku murongo wa 7. ni amagambo ya Aguri, ni imigani ya Aguri yavuze. Imigani 30 umurongo wa 7 bavuga ngo nagusabye ibintu bibiri nubinyime umwanya nyiriho, nunkureho Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure, nume ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo nahaga nkahakana ni Uwiteka niki, cyangwa nkaba umukene nyiba nkagayisha izina ry'Imana yanjye. Yesu ashimwe cyane. Hano Guri asaba ibintu binga, asaba ngo nagusabye ibintu bibiri. Yesu ashimwe cyane, ngo nagusabye ibintu bibiri nubinyime umwanya nyiriho. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo nkuraho bitagira umumaro. Yesu ashimwe cyane. Arimo kubwira Uwiteka Imana, aravuga ngo Mana nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure, nume ubukene. Yesu ashimwe cyane. Nabwira ngo ibibazo bishobora gutuma umuntu yibagirwa Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi nabwira ngo ubukire cyangwa se ubuzima budamaraye, ubuzima bufite ibyangombwa byose bushobora gutuma umuntu yibagirwa Imana. Yesu ashimwe cyane. Bushobora gutuma umuntu areka Imana, bishobora gutuma umuntu ava ku Mana. Ibibazo bishobora gutuma umuntu ava ku Mana, ndetse n'ibisubizo bishobora gutuma umuntu ava ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Ariko turavuga nk'abana b'Imana, kwibuka iby'Imana yakoze mu buzima bwacu. Dawidi niwe wavuze, aravuga muri Zaburi 3, aravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka Imana, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye, kuko ari ukiza indwara zawe zose, akaba ari ibyaha byawe byose. Yesu ashimwe cyane. Niwe ukiza indwara zawe zose, akaba indwara zawe zose, ntiwibagirwe ibyiza Uwiteka Imana yagukoreye. Yesu ashimwe cyane. Ni Dawidi wabwiraga umutima we. Turaza gusoma iyo Zaburi dusoze. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hano Aguri aravuga ngo nkura bitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure, nume ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo nahaga nkahakana ni Uwiteka niki, cyangwa nkaba umukene. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo nahaga, ya magambo Imana yabwiye Ise mu gutegeka kwa 2. Yesu ashimwe cyane. 8 guhera kuri 10 ku murongo wa 10-11. Yesu ashimwe cyane. nimumara kurya mugahaga, nimuzibagirwe Uwiteka Imana yayo, nimuzareka amategeko y'Imana, nimuzadamarare ngo mujye mu byaha, nimuzadamarare ngo musubire inyuma mujye mu ngeso mbi, mudahesha Imana icyubahiro. Ndetse na Aguri hano yongera kwivuga, unkure ibinyoma n'ibitagira umumaro byose bimbe kure. Yesu ashimwe cyane. Ungaburire ibyo kurya byanjye binkwiriye, haleluya, kugira ngo nje mage, ariko none simage cyane ngo ngere ku rwego nibagirwa nkavuga ngo Uwiteka Imana iki. Kandi none Imana numereze ubukene, kugira ngo nakena nkasonza nkiba nkagayisha izina rya Yesu ashimwe cyane. Hano Guri umunyabwenge cyane, kuko yaramaze kwitegereza asanga ab'Imana yagire neza baravuye mu buntu bw'Imana, nanone asanga bafite ibibazo nabo bavuye mu buntu bw'Imana batakaza Imana. Arangije we ashyira ku munzane, arangije arabaransa. Yesu ashimwe cyane. Amaze gukora balance, arabaransa, aravuga ngo okay, none ngiye kuringaniza. Mana numereze ibirenze bituma umutima wanjye wibagirwa. Mu yandi magambo Aguri aravuga ngo Mana numereze ibituma umutima wanjye wibagirwa, ahubwo umutima wanjye ukomeze kwibutsa imirimo
yawe n'ineza yawe nkomeze kugushima kandi umibinkwiriye umibinunze undinde ubukene undinde inzara undinde amakuba undinde ibyago ibinyoma ibidakwiriye byose bidafite umumaro byose binge kure. Yesu ashimwe cyane. Arimo kwibwira, arimo gusenga, abwira Imana, asaba Imana, yinginga Imana, atakira Imana, asaba Imana nk'umunyabwenge, nk'umuntu w'umuhanga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Ariko twibuke ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ngo mutazibagira Uwiteka Imana yuko ari ubaha imbaraga zibaronyesha kubona ibyo mufite, atari ubwenge bwanyu, atari imbaraga zanyu, atari ubuhanga bwanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko bwoko bw'Imana ari uwizera n'utizera twese dushobozwa ari Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane. Paul niwe wavuze aravuga ngo shobozwa byose na Kristo umiki uma imbaraga. Haleluya. Hano gurire yigira inama, ahindura isengesho, atangira kubwira Imana uburyo bwo gusengamo, gutakira Imana no kwinginga Imana. Yesu ashimwe cyane kugira ngo Imana imuhe imbaraga mu izina rya Yesu. Reka dusome hano Zaburi dusoza ko ntabwo ushaka gutinda. Hano Zaburi dusoza, Zaburi y'103, twumve amagambo Dawidi yabwiye umutima we, amagambo umukozi w'Imana cyangwa se umwami Dawidi yibwiye amaze gusobanukirwa, amaze kumenya. Zaburi 103, Dawidi avuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa birimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mutima wanjye himbaza Uwiteka Imana, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaze Uwiteka, nimuhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye, ntiwibagirwe ibyiza byose yakoze byose. Haleluya. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Yesu ashimwe cyane. Bwoko bw'Imana, itorero rya Kristo, hari ibyo Imana yagukoreye, hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Reka bitume uhimbaza Imana, reka bitume uramya Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ni Imana idukura mu bukene ikadushyira mu bukire. Ni Imana ishobora gutuma ubuzima bwawe bwongera gusubira hasi kugira ngo ugende wige. Yesu ashimwe cyane. Ugende ufata amasomo. Imana yafashe Yobu imuvana mu butunzi, imuvana mu cyubahiro, irangije imushyira ahantu atangira kwishimisha urujyo. Ariko Yobu akomeza gukiranuka, ntabwo yigeze yibagirwa imirimo y'Imana ku buzima bwe, bituma yizera Imana, aramya Imana, ahimbaza Imana. Yobu aravuga ngo Mana, ngo nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ngo Imana igira neza Yobu kuruta ubwa mbere. Yesu ashimwe cyane. Nawe rero izera Imana, himbaza Imana. Nimba uri mu bibazo, bitume wibuka ko ari ibyo Imana yakoze, bimotive, bikubera imbaraga, bitume uva aho uri ugere ku rwego rwiza. Kandi nimba hari ibyiza ubona Imana igenda ikora ikingura imiryango, bitume urushaho guhimbaza Imana, gusingiza Imana, ndetse kuramya Imana, guhimbaza Imana, gusenga, wibuka imirimo y'Imana, bitume ukomera mu rugendo mu izina rya Yesu. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibahe neza, Imana bakomeze ubuntu bw'Imana yo ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Reka ibyiza Imana yakoze mu buzima bwawe, ndimo gusoza cyangwa se ndimo gukora conclusion y'ibyo twaganiragaho. Reka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ibyiza Imana yakoze mu buzima bwawe bigutera imbaraga zo kuvuga imirimo y'Imana ikomeye, ndetse n'abataramenya Imana bamenye Imana ku byiza Imana yakoreye, utanga ubuhamya. Kandi mu bigeragezo urimo, mu bibazo urimo, mu bukene urimo, mu ntambara urimo, bitume nabwo uhimbaza Imana, uvuga ineza y'Imana, watuye ibyiringiro byawe, kuko Imana izakujya neza. Ntibitume usubira inyuma, ibyiza Imana ikorera ntibitume usubira inyuma, ndetse n'ibibazo urimo guca uno munsi ntibitume usubira inyuma, kuko hari imbaraga z'Imana, hari ikiganza cy'Imana kiri ku buzima bwawe, kugira ngo Imana ikujye neza. N'abataramenya Imana bamenye Imana kubwo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha, Imana ibajye neza, kandi amahoro y'Imana ashobora kuba ku buzima bwanyu. Reka dusenge dusoza. Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, turagushimiye. Data, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mana, tugushimira kuri Imana gitare cy'amanga.
hari ibyo wakoze mu buzima bwacu Uwiteka Mana nzima, data Uwiteka mu izina rya Yesu, kuko uri Imana ishobora byose mwami. Nasengera buri musore, umukobwa, umugabo, umugore, data buri muntu wese ingeri zitandukanye, abarwayi ubakize, abafite ibibazo basanga bakomeze mwami. Reka abirimo kugira neza arushaho guhimbaza, kunyura guhimbaza no kuvuga imirimo y'Imana data, byo gutuma basura inyuma ngo bibagirwe imirimo yawe. Ndetse n'abari mu ntambara Uwiteka Mana nzima, mu bibazo bikomeye ubaha imbaraga mu izina rya Yesu, byo gutuma basura inyuma data, ngo bave mu buntu bw'Imana bagirwa amasezerano y'Imana n'ibyo wakoze ku buzima bwabo. Data mu izina rya Yesu umucunguzi, komeza benshi, kiza benshi, muhora benshi, rengera benshi. Reka umwuka wa Kristo asanga imitima benshi, agenderera ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Akiza indwara, ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu mwami. Nk'uko turi mu isi y'igitangaza, ibitangaza bikoreke, ibimenyetso bikoreke, ubuntu bw'Imana bushijeho kuganza, imbaraga z'Imana zirusheho gukora ibitangaza n'ibimenyetso mu izina ry'umucunguzi wacu. Urakoze Kristo, tugwaye icyubahiro, ishimwe n'ikuzo by'Imana, kuramya no guhimbazwa iby'Imana, gusingizwa iby'Imana mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Imana yawe umugisha, Imana ibagire neza. Murabona Imana yo ku buzima bwanyu, murabona aho mutanga amaturo, ibyacumi, amashimwe mushyigikira murimo Imana mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana birusheho kubaho mu izina rya Yesu umucunguzi, amen.